U Rwanda ni igihugu kiyoboye ku isi mu kugira umubare munini w'abagore mu nzego za politike, cyane cyane mu nteko ishinga amategeko. Ariko abagore benshi baracyahura n'imbogamizi zikomeye mu rwego rw'abikorera. Rwamureke iri gufasha gukuraho izo mbogamizi abagore bahura nazo mu rwego rw'abikorera binyuze mu mushinga uhigiwe na GIZ, dushishikariza abagabo bari mu rugaga rw'abikorera kumva uburinganire no kuzuzanya. Abayobozi bakuru, abayobozi bo ku rwego rwo hejuru n'abakozi bose muri rusange. Dutanga amahugurwa, tunatanga ubujyanama ku bigo, dufasha abagabo b'intangarugero kugira uruhare, tunashyigikira abagore babikorera bafatanyije n'abagabo babo mu guteza imbere imyitwarire myiza ya kigabo n'ahantu bakorera harangwa uburinganire n'ubutabera. Kandi twongera imbaraga muri ibi bikorwa binyuze mu bukangurambaga bukorerwa mu itangazamakuru, tugera ku bihumbi by'abantu hirya no hino mu Rwanda, dutanga ubutumwa bw'ubwuzuzanye, uburinganire n'indangagaciro. Uburinganire bw'abagabo n'abagore buteza imbere buri wese. Rwamureke itewe ishema no kubaka ahantu ho gukorera n'ahazaza, aho abagore n'abagabo bashobora gutera imbere bafatanyije.